Ninde wari Nimrod nyakuri? Inyuma y'iri zina risigaye ryibagirana hahisemo umugabo uhagurukiye guhangana n'Imana ubwayo, washinze i Babel akayobora abantu mu buriganya bwa mbere bw'isi yose, kandi agashinga ikintu kirenze umunara, sisiteme y'umwuka igahiga ubugingo kugeza uyu munsi. Muri iyi video uramenya inkuru nyakuri y'uyu muntu witwa umuhigi w'imitima, nuko umunara wa Babel utari ikimenyetso cy'ikirere gusa, ahubwo ari ishusho ry'akarengane k'umwuka kageze no mu bihe byacu. Mu intangiriro 10:8 kugeza ku 10 haboneka izina rikomeye ariko abantu bake baryumva neza, nyamara rifite uburemere bukomeye mu by'umwuka. Handitswe ngo Kush yabyaye Nimrod, niwe watangiye kuba igihangange mu isi. Ayo magambo si inkuru y'umuryango gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko hari icyago cyari gitangiye guhungabanya gahunda y'Imana. Izina Nimrod nirivuga ritavuzwe gusa, rikomoka mu ijambo ry'Igiheburayo marad, risobanura kugoma, atari kugoma ku bantu ahubwo kugoma ku Mana ubwayo. Mu gihe benshi mu rubyaro rwa Nowa bari bakwirakwiriye hirya no hino ku isi bagerageza kongera kubaka ubuzima nyuma y'amazi y'urubanza bari bakibuka, Nimrod we yafashe icyemezo cyo kubaka ikindi kintu, intebe y'ubutegetsi. Si intebe y'icyuma cyangwa y'amabuye, ahubwo yari sisiteme nshya, uburyo bwo kuyobora bushingiye ku kureshya ububasha bw'abantu no kubukusanya mu maboko y'umuntu bwe. Nimrod yari umuhungu wa Kush, umwuzukuru wa Hamu. Hamu washutswe akabona ubusa bwa se Nowa, agaterwa isoni n'umuvumo. Bityo Nimrod yari umwuzukuru w'umukiranutsi Nowa, wa muntu wigeze kugendana n'Imana. Ariko ikibazo kirahari kandi gikomeye, ni gute umuntu ukomoka mu muryango wabonye ukuboko kw'Imana mu buryo butaziguye yashoboraga kuba ikimenyetso cy'ubwigomeke bw'abantu ku Mana? Icyanditswe gikomeza kivuga ko itangiriro ry'ubwami bwe ryari i Babel. Ayo magambo si amahame y'abantu gusa, ahubwo ni ibimenyetso by'ukuri kw'iyobokamana k'ibyo Nimrod yari yaratangiye. Hatari umujyi gusa, ahubwo ari umwuka w'ubutegetsi buvanze n'ubwirasi, ukaba inkomoko y'umuco ya muntu igihanganye n'Imana kugeza uyu munsi. Uwo Nimrod, Babeli cyangwa Babylon, byazamutse mu butegetsi bwe nk'imbuto y'ibizakurikiraho, bikava ubwami bw'umwuka urwanya Imana. Ariko ntibyarangiriye aho ngaho. Erek, Akkad na Kalin, byose byo mu gihugu cya Shinar, byabaye nk'urubuga rwerekanirwagaho uko abantu bagahagurukiye kwigomeka ku Mana. Nimrod ntiyari umuyobozi wa politike gusa, ahubwo yari umwubatsi w'inyigisho nshyashya, filozofiya yashakaga guhuza isi yose ariko itandukanye n'iy'Imana. Ibyo byari nk'ishusho y'ibi bizaza, nk'uko ibyahisho 17 bivuga kuri Babiloni y'umwuka, sisiteme y'umwanzi wa Kristo itatangiriye ku mperuka, ahubwo ifite imizi yayo mu gitabo cy'itangiriro. Ariko hari ikintu abantu bake bavuga, abandi benshi bakirengagiza. Mu itangiriro 10:9 handitswe ngo ko Nimrod yari umuhigi ukomeye imbere y'Uwiteka. Icyo gihigo nticyarebaga inyamaswa nk'impara, inguge cyangwa intare. Yahigaga abantu, ibitekerezo byabo, ubushake bwabo n'imitima yabo. Nimrod yari umuhigi w'imitima mu buryo bw'umwuka kandi bw'ubuhanuzi. Yakusanyaga abamukurikira, akabatsinda n'amagambo, akabashukisha ubwenge, ubwitonzi n'ubuhanga nk'intwaro zitagaragara. Iyo mvugo umujyi w'imbere y'Uwiteka si ishimwe, ahubwo ni igikorwa cyo kwamagana imbere y'Imana. Nimrod yari umunyabinyoma, umuhigi w'ingaruka z'ubwenge n'ubuyobe, watezaga abantu ubugome umuremyi wabo. Impinduramatwara yiwe za kera ntizatangiriye ku nkota, ahubwo zatangiye ku bitekerezo. Nimrod yabimenye mbere ya bose, maze iyo nyurabwenge ayibyaza umusaruro w'ubutegetsi. Yubatse ubwami, ariko atari ubwami bwo kwiyumvira Imana, ahubwo bwo kuzamura ishusho y'ubumuntu hejuru y'Imana. Niwe wa mbere wagize ati, naho atabivuze mu magambo, nitwe twikeneye Imana ngo ituyobore, ntabwo twikeneye. Nuko Babeli yavutse umutima w'ihurizo ry'ubwigomeke bw'abantu nyuma y'umwuzure. Kuva icyo gihe izina Nimrod ryakomeje gucungurwa mu mateka nk'ikimenyetso cy'abahagurukiye kurwanya isumba byose. Yabaye umuntu watangiye hatari umunara w'amabuye gusa, ahubwo umunara w'umwuka, umunara w'iyobokamana ry'abantu rihanganye n'Imana kugeza uyu munsi. Mwibuke gukora subscribe kuri channel, like na comment kugira ngo ikiganiro kibashe kugera kuri benshi. Ubusigisigi bw'umwuka bw'urwanya ijuru. Ariko se niki cyatumye Nimrod atandukana n'abandi bantu bose babayeho nyuma y'umwuzure? Icyo nicyo kibazo tugomba gusubiza, ko gikubiyemo ku mugambi we nyakuri. Mu itangiriro 10:8 handitswe ikintu cyihariye cyane kuri Nimrod.
Kushi yabyaye Nimrod, niwe watangiye kuba igihangange mu isi. Hanyuma mu murongo ukurikiraho Itangiriro 10:9 handikwa ngo yari umuhigi ukomeye imbere y'Uwiteka. Ayo magambo sasanzwe muri Bibiliya nayo tubona ku birebana na Abraham, Mose cyangwa Dawidi. Ni amagambo yihariye umuntu umwe rukumbi watangije ubwoko bushya bw'ububasha mu nsi y'umwuzure. Ariko se ubwo bubasha bwari ubuhe? Ijambo igihangange rikoreshwa ahangaha mu rurimi rw'Igiheburayo ni Gibor, risobanura umuntu wibazaga utsinda abandi kandi ufite ubushobozi bwo kugira ingaruka ku bandi ku rugero rudasanzwe. Nimrod ntiyari umuyobozi usanzwe, yari umwami wa mbere kandi umuntu wa mbere washinze mu bikorwa by'ubwigomeke mu buryo bwa system. Yabaye umuyobozi ufite imbaraga nk'iz'umunyabitekerezo w'icyitiriro kugeza ubwo izina rye ryabaye imvugo isanzwe mu bantu. Nkuko Nimrod yari umuhigi ukomeye imbere y'Uwiteka, ariko abantu bake cyane bumva ko yari imvugo yuzuye iron, kuko koko yari imbere y'Uwiteka ariko atari mu cyubahiro cy'Uwiteka. Nimrod yakoresheje ubuhanga bwe, ubwenge n'ubushukanyi bwe bwo gufata imibiri ahubwo n'imitima. Yari umuhigi wa mbere w'imitima wanditswe muri Bibiliya. Abahanuzi bo mu bahamagara abantu gusubira ku Mana, ariko Nimrod we yabakururaga kure yayo, abizeza umutekano, umwe n'iterambere. Amagambo meza yagaragazaga ibyiringiro by'ubumwe, ariko mu by'ukuri byari inyuguti z'ubwigomeke. Ubuhanga bwe bwari ubwo gukusanya imbaraga yose ikagira umugambi umwe, kubaka isi idakeneye Imana. Uwo ni wo murage w'umwuka w'urwanya ijuru, umurage utangirira kuri Nimrod ariko ugakomeza mu mateka y'abantu kugeza n'ubu ngubu. Uwo ni Nimrod, ariko uwo mugambi wa Nimrod wari uhabanye ugushaka kw'Imana. Ubuhigi bwe ntibwari ubw'umubiri, bwabaye ubuhigi bw'umwuka. Yahinduraga ubushake bw'abantu, agashushanya ibitekerezo byabo, akayobya imigambi yabo, byose akabikora imbere y'amaso y'Imana ishobora byose. Mu buryo bw'umwuka, ubuyobozi nk'ubwe n'ubuhanuzi bwo kuburira isi. Isura ya Nimrod ibanziriza systeme y'ahazaza nyuma. Ubwami bw'abantu buhagarara mu cyimbo cy'Imana, bukayobya abantu bubizeza umwe n'iterambere, ariko bukabasaba kureka ukwizera nyako. Nimrod ahagarariye icyerekezo cya mbere cy'ubwo buryo, umuntu utubatse imijyi gusa ahubwo ufata imitima y'abantu. Yabaye itangiriro y'icyo ibyahishuwe bita ibanga ry'ubugome. Ubwoko bw'ububasha bugaragara nk'aho butanga ibyiza, nyamara bukibitsemo imbuto y'isenyuka ry'umwuka. Ubushobozi bwe bwo gushuka no kugenga bwatumye hatangira kubona ishusho y'ibirenze umujyi cyangwa ubwami, ikintu cyari guhuza abantu bose mu rurimi rumwe, umurongo umwe n'ubuyobozi bumwe bwe. Aho niho umugambi mubi we watangiriye gufata ishusho. Umushinga wagaragaraga nk'uburyohe, ariko wari icyago gikomeye, kubaka umunara ugera mu ijuru. Ariko se niki cyari umugambi mubi wa Nimrod wo guhuza abantu? Itangiriye igice cya mbere 11:1 kugeza ku 9 bitujyana ku isonga ry'ubutware bwe n'ubwibone bw'abamukurikira. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Baravugaga bati, ngaho twubakire umujyi n'umunara, uwo mutwe uzagere mu ijuru, kandi twihimbire izina kugira ngo tudatatana ku isi yose. Bibiliya ntigaragaza ibi nk'igikorwa cy'ubwubatsi, ahubwo ishusho y'ubwigomeke bw'umwuka bushyizwe ku murongo. Babel ntiyari umujyi gusa, yari ishusho y'umugambi w'abantu bashaka kubaho batagira Imana. Yari uburyo bwo guhindura ubwenge bw'abantu bukajya kwiringira imbaraga zabo bwite aho kwiringira umuremyi wabo. Uwo ni Nimrod turimo tubasobanurira. Igerageza ryo kubaka ubwoko bw'abantu bahuje, ukomeye kandi bw'igihe intego yabo yari imwe, kwihimbira izina. Aha niho umutima w'icyaha cya Nimrod waruhukiye, ubwibone, kwihimbaza, gushaka icyubahiro cya muntu, gusimbura icy'Imana. Aho kumvira itegeko ry'Imana ryo gukwira ku isi, kuyitunda nk'uko Itangiriro 9:1 ribivuga. Abantu ntibaruhijwe hamwe umugambi umwe wuzuye ubwigomeke n'ubwibone. Icyo gihe habyayemo filozofiya nshyashya, ubwo bumwe bw'abantu butangiye butarimo Imana. Uwo munara wabo, uwo munara ugera mu ijuru, ntiwari umushinga w'amabuye gusa, ahubwo wari ikimenyetso, urwibutso rw'ubwibone bwa muntu. Igerageza ryo kugera ku ijuru ukoresheje imbaraga z'umubiri n'ubwenge bwe. Umutima wawo, uwo mushinga, wari itangazo ryeruye rivuga ngo ntidukeneye Imana, twebwe ubwacu dushobora kugera mu ijuru. Kubaka uwo munara byabaye nk'isura y'ubwenge bwa Babel yaje kubaka Babiloni ivugwa n'abahanuzi, kandi nyuma ikavugwa mu byahishuwe 17 Babiloni y'umwuka, nk'izina ry'ibyanduye byose n'ubuhakanyi bwose. Ariko se kuki bahisemo umunara? Kuki batubakaga undi mujyi?
ahubwo bubaka imbonerahamwe ijya mu ijuru. Nuko umunara igamije kugaragara kure cyane, guhinduka ikimenyetso cy'ubutegetsi no kwibutsa isi yose ninde ufite ububasha. Mu buryo bw'umwuka, umunara wa Babel wari intebe y'ubutegetsi bw'abantu isimbura intebe y'Imana. Wari ukwimika ururimi rumwe, igitekerezo kimwe, umuco umwe, byose bigenzurwa n'umuntu umwe ari we Nimrod. Ariko Imana ntiyacecetse, yaramanutse ireba ibyo abantu bose bakoze, maze urubanza rurakurikira. Ururimi rwabo ruravangwa, amajwi yari ijwi rimwe ahinduka urusaku rw'imbaraga idahuza. Umushinga wo kubaka ubumwe butarimo Imana warasenyutse ku isoko, kuko buri igihe umuntu yibeshya ko ashobora kugera ku Mana adafite Imana ubwayo, ikibatsi cy'isenyuka gitangira mu mutima we ubwe ku giti cye. Ese wibutse gukora subscribe? Kora subscribe aho ngaho twikomereze. Itandukanya ry'amahanga ntiryari igikorwa cy'ubutaka gusa, ryari urubanza rw'umwuka. Imana yashegesheje systeme ya Babel mbere yuko ikura ku murongo w'itegeko ryayo burundu. Umwuka w'ubwigomeke wari muri Nimrod wahagaritswe aho ngaho, ariko ntiwahanaguwe mu mateka. Wahise uhindura isura, wongera kukaguka nk'umunara w'iki gihe. Muri systeme z'ubu ngubu zihakana ubutegetsi bw'Imana, zigamije kwihimbaza no kwimika umuntu hejuru y'umuremyi we. Inkuru ya Nimrod iracyabaho mu gihe cyose abantu bagerageza kugera mu ijuru batarinze kwihana, batarinze kwizera, batarinze kwambaza umusaraba. Ariko se Nimrod yigeze acika urubanza rw'Imana? Nubwo ibyanditswe bitavuga neza iherezo ryiwe, urubanza rwe rurigaragaza mu byabaye. Intangiriro 11:7-9 riturangira amagambo y'Imana agira ati, ngaho nimanuke tuvangireyo ururimi rwabo, kugira ngo bumve amagambo yandi. Nuko Uwiteka abatatanya bakwirakwira ku isi yose, kandi bareka kubaka imijyi. Ivangurwa ry'indimi ntiryari impanuka y'amateka, ryari igikorwa cy'ubutabera bw'Imana. Yari urubanza rwaciwe ku mugambi wo kwihimbaza kwa muntu utagira uruhushya rw'ijuru. Umunara ntiwarigeze urangira ako kanya. Cya kimenyetso gikomeye cy'ubwibone bwa muntu cyasigaye nk'ikirango cy'umushinga wasenywe n'Imana ubwayo, nk'urwibutso rw'ibihe byose ko nta mugambi uhabanye no gushaka kw'Imana ushobora kumera cyangwa kuramba n'iteka ryose. Ikiganiro cyumvute, duha igitekerezo, tubwira uko wumva iki kiganiro cyacu. Babiloni yatangiye na Nimrod, Ishinari yahise ivukana umuvumo wayo. Ubwumvikane bwaracitse, urujijo rurasenywa, urubanza ruratangazwa. Ubwigomeke bwa Nimrod ntibwarangiriye mu cyubahiro, ahubwo bwavuyemo itatanyabwoko. Inzozi z'abantu zo kwigenga zarasenywe n'Uwiteka utegeka amahanga yose. Nyamara umurage wa Nimrod urenze imirongo y'itangiriro. Yanditse ikimenyetso cy'ingenzi cy'ibintu byose bihaguruka kurwanya Uwiteka. Umwuka w'ubwigomeke uzongera kugaragara mu bwami bwose, mu gihe cyose abantu bazaba bashaka kuyobora isi batitaye ku Mana. Uherereye kuri Babel kugeza kuri Babiloni ya kera, ukagera no mu mibereho y'ibihugu n'imitekerereze y'iki gihe, yanga indangagaciro z'ubwami bw'Imana. Imbuto yatewe na Nimrod ikomeza gutera. Muri Bibiliya, Nimrod ni igicucu cy'umwuka wa Babiloni y'umwuka. Ni nk'uko ibyahishuwe 17 bibivuga. Indaya ikomeye yicaye ku mazi menshi, irimo kwihagisha ubwibone, gusenga ibigirwamana n'urujijo. Nubwo izina rye ridahuzwa n'urupfu rw'amaraso, iherezo rye ryari riremereye cyane. Imana ntiyemeye ko ubumwe bw'abantu bushingiye ku bwigomeke bushya bukomera. Ubwami bwa Nimrod bwaraguye, so kubera intwaro z'abantu, ahubwo kubera ijisho ry'umuremyi ubwe. Ibyo bitwigisha isomo ry'iteka ryose. Nta systeme ishingiye ku kwihimbaza kwa muntu no gukuraho Imana ishobora kuramba. Umunara wose wubatswe kubwo kugaragaza ubwibone bw'umuntu uzarimbuka, ariko ukuri kuracyahari. Umwuka wa Nimrod uracyagerageza kubaka iminara mu mibereho y'abantu, mu bwami, mu bitekerezo no mu mitima. Ariko urubanza rw'Imana ruracyari rwa rundi. Aramanuka arareba agacira urubanza abantu. Nimrod yaraguye, ariko wowe se uracyubaka umunara wawe kugeza ubu ngubu? Urabyumva ute? Wibuke gukora subscribe kuri iki kiganiro cyacu, kandi Nyagasani akomeza guha umugisha. Niba warayikoze nawe, Imana ikongerere. Mwari kumwe natwe Inzira ya Kristo Bible. Niba iyi nkuru kandi yakuguye ku mutima, wiyandikishe kuri urubuga kuri channel yacu kugira ngo uruhare mu gukomeza gusakaza ukuri kwa Bibiliya abantu bake barimo kwigisha. Ubu buryo burishyuwe neza 100%, ariko bufashwa n'abantu batanga inkunga nkamwe. Shyigikira iyi mirimo yacu kugira ngo ukuri kutazibagirana.